Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwakiriye muri uyu mwanya wacu Youth Time Revival. Urubyiruko ni igihe cy'ububyutse, amasoko y'ububyutse mu rubyiruko. Dukomeje kugenda urugendo rurerure kandi tutarambirwa, tudacogora, kuko dufite umugisha wo guhabwa imbaraga buri munsi, guhabwa kumenya no gusobanukirwa, twinjiza mu kwizera kudasanzwe. Twizeye nta gushidikanya yuko iyi proje y'ububyutse Imana yaduhamagariye, Imana yashyize muri twebwe, izarangira kandi tubonye ibyo imitima yacu yifuza. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana, n'ubundi dukomeje kuvuga ku mwuka wera. Ku kwezi kwacu kose tuzagenda turushaho gutekereza ku mwuka wera ndetse no kongera kuganira ku mwuka wera, ariko turushaho kugira inyota n'inzara yo kongera gukorana nawe. Mu gitabo mu rwandiko Paul yandikiye Abagalatiya, igice cyawo cya 4 n'umurongo wa 3, duhereye ku wa 4, haravuze ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Umurongo wa 5 ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Umurongo wa 6 kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati aba data. Nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana, uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu umwuka wera, umwuka w'Imana ubwe, aduhamiriza mu mitima yacu ko turi abana b'Imana. Mwene data, mushiki wanjye, dukomeje kunezezwa cyane no kumva imirimo y'umwuka wera. Dukomeje kunezererwa cyane kumva uburyo ki umwuka wera afite uruhare rukomeye kandi rukomeye mu kudufasha uru rugendo rujya mu ijuru. Twaganiriye byinshi ku mwuka wera, twavuze imikorere ye n'uburyo ki atuba hafi, kandi twasanze kumenya ibyo ngibyo bidufasha mu guhuza n'Imana, kubera ko iyo turi ko rugenda turushaho kumenya uburyo ki umwuka wera adufasha, tuba hafi, bitworohereza cyane kuvugana n'Imana. Uyu munsi rero tugiye kureba ukuntu uyu mwuka wera afite umumaro ukomeye cyane mu buzima bwanjye nawe, tukiri muri iyi si, tukiri mu rugendo rujya mu ijuru, tukiri gutekereza ku bubyutse, wo kuguhamiriza ko uri umwana w'Imana, wo kukwemeza ko uri umwana w'Imana. Wakibaza ngo ni ukubera iki umwuka wera ari ngombwa ko afasha kumenya, agomba kumufasha kumenya ko ndi umwana w'Imana? Hano ijambo riratubwiye ngo kandi kuko muri abana bayo, Imana ishimwe cyane, ngo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu. Ubuturo bw'umwuka wera mu buzima bwawe ni mu mutima wawe. Intambara zose zaje mu buzima bwawe zikubita umutima, zirashaka kubanza gucogoza umutima, zirashaka kubanza kuyobya mu mutima, zirashaka kubanza kugutera ubwoba mu mutima, zirashaka kubanza kukwambura amaso areba Imana, kandi bikorekeye mu mutima wawe. Imana imaze kubona ko ari ubwo buryo Satani ari gukoresha kugira ngo akunyage, nayo iravuga ngo ngiye gufata umutima we, maze ubundi rero ntuzemo umwuka wanjye. Yesu ashimwe cyane. Iteka ryose uko Satani ahagurukije intambara akurasheho, asanga umwuka wera yicaye mu buzima bwawe, yicaye muri icyo cyumba cyitwa umutima. Kandi iyo umwuka wera akirimo, kimwe mu bintu agukorera, Yesu ashimwe cyane, aguhamiriza nta gushidikanya ko nubwo bikomeye, Yesu ashimwe cyane, ariko ahari kugira ngo abyoroshye. Turasabwa kugera ku rwego twumva imikoranire y'Imana natwe. Yesu ashimwe cyane. Urabona, mu ntambara z'umwuka ni ngombwa kugira igisubizo cy'ibibazo bikomeye byinshi bitandukanye Satani ari kukubaza. Turabona Kristo ari mu gihe cy'amasengesho, ngo ari kugeragezwa na Satani. Kimwe mu bintu byabaye bikomeye nuko Satani yamwatatse kandi agashaka kumuterera mu kumenya, mu kwizera kwe. Hanyuma Yesu akajya arwanisha iyo myambi yaraswaga ijambo ry'Imana, akamubwira amanuka wiyahure, hanyuma ngo Imana iragusama. Gatoya, ntabwo nkwiye kugerageza Uwiteka Imana yanjye.
iyo ngiyo ni atake ikomeye cyane. Reka nkubwire, Satani ashobora kudakoresha ibyanditswe byera byinshi, ariko agakoresha amagambo yo kugutortira umutima wawe, agashyiramo ibyiyumviro bitari mu bushake bw'Imana, byo kugira ngo akurangaze, byo kugira acogoze kwizera kwawe mu mutima wawe, ukagiye kumva amajwi menshi atandukanye. Ariko Imana ibonye bimeze gutyo, ngo yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, kugira ngo iyo hinjiye irindi jwi ritavuye ku Mana, umwuka arabivangura, hanyuma akakwigisha ubwenge bwo kumenya uko ukwiriye kwitwara, akakwigisha ubwenge bwo kumenya uko ukwiriye guca muri iryo curaburindi. Hanyuma umwuka w'Imana, kandi iyo umutima wawe ushatse gucogora, Yesu ashimwe cyane, ngafite umumaro ukomeye cyane ngo kukubwira ngo uri umwana wa data. Haleluya, ngo uri uwa data, kandi nanone akakwibutsa ngo uri uw'Imana. Burya bya byiringiro dufite umunsi ku munsi biduhamiriza ko turi abana b'Imana, tumenya amakuru ko mu mitima yacu harimo umwuka wera, harimo igitereko cy'umwuka wera, harimo ijwi ry'umwuka wera, harimo icyumba umwuka wera abamo, niwe uhora kongorera. Reka nkubwire, kumenya umwuka wera bigiye kudufasha kuba abantu bahora muri presence y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nimba menye neza ko mu mutima wanjye harimo icyumba Imana yashyizemo, ibi ngibi ni ihame, ngo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu. Haleluya, ngahora ngavuga ngo muri abadata. Haleluya. Burya impamvu wumva uri umukristo ni umwuka wera uri mu mutima wawe, ahora guhamiriza ngo uri uwa data, ahora guhamiriza ngo uri uwa data, ahora guhamiriza ngo uri uwa data. Reka nkubwire, uyu mwuka wera nimba abasha guhora guhamya kuri umwana w'Imana, ni ngombwa ko ahamya n'ibirenze ibyo ngibyo. Turi mu rugendo rwo kugira ngo dutekereze kuri revival, ku bubyutse, kandi nta kindi kiraza kubaho, nuko turaza guhishurirwa imikorere y'umwuka wera mu buzima bwacu. Turaza guhishurirwa uburyo umwuka wera yiteguye kudufasha mu buzima bwacu. Nutangira kumva iyo presence y'umwuka wera, ndakubwiza ukuri, uraza gutangira guhabwa amagambo akomeye kandi avuye mu mutima w'Imana. Hamwe no kwatura ayo magambo, bigiye kuza kwinjiza itorero mu gihe cy'ububyutse bukomeye, aho itorero rigiye gutangira guhanura ibintu bidasanzwe, maze iyi si iri kugenda inanirana ikongera kugira agakiza gaturutse ku Mana. Ariko aka gakiza karaza gukorwa n'abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abana b'Imana bari gutegurirwa kugira ngo ubusabane bwabo n'Imana buzamuke, bukure, bugere ku kigero bumva Imana mu buzima bwabo, babona Imana mu buzima bwabo, babasha guhishurirwa imikorere y'Imana mu buzima bwabo. Iri banga ry'umwuka wera ni ibanga rikomeye itorero rikeneye kwinjizwamo, birenze umwuka nk'imbaraga ziraza gukora ibitangaza, ahubwo bisaba kumva umwuka nk'ubuzima, kandi muri buri gice cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi turavuze ngo muri twe harimo igitereko cy'umwuka ahora atwibutsa ko turi abana b'Imana. Habwa umugisha no kumva uwo mwuka wera, habwa umugisha no kugendana n'iryo jwi, habwa umugisha no guhamywa n'iryo jwi, kandi iryo jwi rikomeze kugukomereza mu kwemezwa kuri umwana w'Imana. Youth Time Revival ni urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, hamwe n'umwuka wera, hamwe no kugenda turushaho kumva icyo Imana ishaka ko tumenya ku mwuka wera. Ububyutse turabwakira kandi twuzuye imbaraga z'Imana. Imana iguha umugisha, Kristo Yesu umugumane, hamwe no gusenga, hamwe no gutegereza no gutumbira ububyutse. Dufite ibyiringiro bitadukoze isoni ko uyu bubyutse turabwinjiramo. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.